Ikaze no kuri Medelive Talk. Uyu munsi ngiye kukwereka sava imwe mu zisigaye. Murabizi mu minsi ishize twakoreshaga amasava agiye atandukanye akorana na MTN 3G, akorana na Mango 4G, ariko ayo yose amenshi muri yo barayafunze. Uyu munsi rero ngiye kukwereka imwe mu masava asigaye. Gusa mbere yuko dukomeza hari akantu gato nshaka kubabwira. Ni ukuvuga ndi kubategurira video ya application izajya igufasha guhamagara ku buntu. Iyo application nayo ni VPN, ijya kumera nka Tano Plus, uyijyaho ukara notification, noneho uko uzireba niko baguha igihe cyo guhamagara ku buntu. So niba utarakora subscribe kuri channel, ukora subscribe kugira ngo uzabashe kubona video nzajya na uploadinga. Niyo video uzabasha kuyibona neza cyane kandi ndabizi uzayishimira, izanagufasha. So twuse cyane rero, mbere yuko dukomeza, iyo sava nje kwereka uyu munsi cyangwa se iyo file turi bukoreshe, kugira ngo uyikoreshe byemere biragusaba kuba ufite sim card ya Airtel cyangwa Tigo muri telefone yawe, noneho ukayifungura kuri 3G, n'uyifungura kuri 4G ntabwo ari bwemere. Ibyo byose nubirangiza then ushobora kuza ugafungura ino application ya Tano Plus. Gusa mbere ko dukomeza, wenda kambanze nje kuri Chrome kugira ngo ubanze ube sure ko nta data mfite. Ndaza kwemera kugira ngo nuko nari mfiteho data. Urabona ninzaho ntago irarodinga, ariko nta kindi bunyereke nta data mfiteho. Twuse cyane rero, reka dukomeze. Tugiye kubanza twemporte file. No kuvuga ino file tugiye gukoreshamo hano ndayigushyira muri description box y'iyi video. Ushobora kuyifungura ukoresheje file cyangwa kuyifungura ukoresheje sava. Byose ubwo buryo ndabukwereka. Reka tubanze tuyifungure dukoresheje file. Then ubwo reka dutangire. Fungura ino application ya Tano Plus niba uyifite. Niba utayifite i-downloading. Iyo wasibye data zose izana ino interface, then ukandeleta okay, understand, okay. Ibyo nubirangiza, icyo ukora ni ugucana kuri connection mode nk'ibisanzwe. Numara kuhacana ukanda hano mu nguni ibumoso hari uturongo dutatu, then import config. Numara ukanda import config, dore file ngiyi use it for Airtel, nyikandeho. Nimara kuyikandaho then nkande start. Nawe urayibona muri description box ya video yanjye. Uyidownloading, nimara kujya muri telefone yawe uyimporte nka kuno mbikweretse. Then numara kuyimporta urabona irimo kubara, then agafunguzo kagezemo hejuru, urabona ko bise byemera. Then noneho ubu ngubu ninsubira kuri Chrome gaturebe. Ninjya kuri Chrome nkagira wenda nk'ikintu searchinga, reka wenda nandikemo searching nk'imodoka, nandikemo ka turebe. Urabona loading, ategerezamo gake. Urabona na message za WhatsApp zizemera. Iyi ngiyi irimo gukora fresh. Nyuma y'uko uburyo bwo computer file mu bubonye, noneho ngiye kwerekana uburyo washyiramo sava muri ino application ya Tano Plus igakomeza igakora. Naho urafungura ino application ya Tano Plus, numara kuyifungura wasibye data irazana ino interface, ukandeleta okay, okay. Then ukande hano kuri connection mode wacane. Numara kuhacana uze hano kuri direct connection wakande. Numara kuwakanda uze hano hagati hano handitse DNSTT Tano. Numara kuwakanda uze urabona kano ka box karimo rimwe n'amadot, rimwe dot. Usibe zino rimwe wandikemo 8, na hano wandikemo 8. Tuno tudomo ntago twudusiba, urasibamo zino rimwe zonyine wandikemo 8. Ibyo nubirangiza noneho uhita ukanda start. Wategereza igende ibara zino data zizamuke. Za gatoya, urabona zirimo kugenda zizamuka gake gake. Zamuka buke buke, tegereza. zirimo kuzamuka.
tegereza, urabona ko bise byemera nabyo. Ni ukuvuga ni uburyo bubiri nkweretse. Ushobora gukoresha iriya yo kwimporta file cyangwa ugakoresha ino yo gushyiramo server uhinduye kuri ambikweretse. Urabona agafunguzo kazi kazamo ari hejuru. Noneho ubu ngubu wenda reka nje nko kuri WhatsApp, wenda nandikire nk'uyu muntu, mwandikira hayi turebe ko bigenda. Nimwandikira mwohereza, wenda nandike hayi mwohereze, tegereze gato turebe ko message igenda. Urabona ko message igiye nayo irakora nta kibazo. Ku bantu rero mwari mukeneye server mutari mugikoresha na application ya Tano Plus, so ndizera ko mbasubije. So niba utakora subscribe rero kuri channel niko kanya, kora subscribe, tuzahure muri video itaha. Bye bye, see you next video, bye.